wisakayo bwiza uri mwiza uhoraho we wisakayo bwiza urakoze kuko uri kumwe natwe muri uyu mwanya urakoze kuko wemeye kuza guhura natwe. We want to thank you for the encounter. Urakoze kuko wahuye n'abamama, urakoze kuko wemeye kuza guhura n'abapapa, urakoze kuko wemeye kuza guhura n'abasore n'inkumi, urakoze kuko wakiriye amashimwe yacu mu gihe twarimo tukuramya. Urakoze kubw'ubwiza bwawe, kuba mu bwiza bwawe birenze ibibazo byose twaba dufite. Urakoze kuko uhembuye imitima yacu. Urakoze mwami kuko uri Imana yacu itaginanirwa. Urakoze kuko wisakaye ubwiza bwawe. Urakoze kuko wuzuye icyubahiro. Uri mwiza mwami, imitima yacu iratura kuri mwiza. Twirangagije ibibazo twanyuzemo muri cyumweru, turagushimira n'imigisha twabonye muri iki cyumweru. Turagushimira kuba tugihumeka muri iki cyumweru. Turagushimira kuko wemeye no kuza guhura natwe mu ijambo ryawe. Urakoze mwana, kibi cyawe none n'iteka ryose. Amen. Ongera umbwire uwo mwicaranye ngo urakunzwe. You're loved. Nagira ngo nongere nguhe ikaze hano kuri Harvest, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe. Nagira ngo nshime Imana kubw'abashyitsi bateranye natwe uyu munsi. Imana ibahe umugisha cyane, kandi Imana yashimye ko mubana natwe. Aha ni iwanyu, aha ni mu nzu y'Imana. Hari abantu batabaye abashyitsi kuko ntabwo ari abashyitsi, si ubwa mbere si ubwa kabiri baje, ariko ndagira ngo mbasabe kuko ndanezerwa cyane iyo bari kumwe natwe. Hari muramu wanjye uhari ndetse na muramukazi wanjye mukuru. Ntago njya muvugisha byinshi kuko urumva umuntu wanyemereye kabucura kiwabo, ntago namuvugisha byinshi. Nuriya nawe ni muramukazi wanjye mukuru. Ndagira ngo muramu wanjye yaturutse muri Amerika nk'uko mubizi, ntabwo yaje azanye n'umuryango we muri iki gihe. Ndagira ngo bahagurukire aho bari, sinjya muvugisha menshi, abapepere gusa. Twongere mumfashe dushime Imana ko ari nziza. No muri Amerika baradukunda, bakomeza kudukurikira buri gihe cyose. No mu cyumweru cyashize n'umudamu we n'umuryango we baba badukurikiye. Ni bamwe mu bantu iyo tugeze mu gihe cyo tubwiriza mu Kinyarwanda bavuga ati kuki mudatangira gushyiraho Icyongereza. Mu cyumweru gishize barimo bambwira ngo ariko buri gihe cyose uratubwira ngo very soon, ngo vuba, ngo abapasiteri iyo tuvuze ngo ndi hafi kurangiza, umupasiteri yavuze ngo icyanyuma, ugomba kumenya ko hasigaye nk'ibindi bya nyuma nka 7. Ubwo rero ni umugisha kuba turi kumwe nabo. Abandi bashyitsi bose namwe mwaje, Imana ibaha umugisha. Bitoro mumfashe duhe Imana amashyi menshi kubw'ibyo ikomeje gukora. Nafashijwe, sinzi nicyo kuvuga. Korari yaririmbye bwa mbere, baririmbye indirimbo, ndibaza iyi ndirimbo ni njyewe yanditse. Iyi ndirimbo ni iki gitabo cy'Abefeso tugiye gutangira uyu munsi. Imana ibaha umugisha, Imana iguha umugisha. Ngo mwicaranye ngo uri umunyamugisha. You are blessed. Muje mu gihe cyiza rero, igihe turimo gutangira inyigisho hano kuri Harvest. Nta kindi kintu twubakiyeho, dushingiye kuri Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo niwe rufatiro, niwe foundation y'iri torero. Kuri we nta kindi dukeneye kuko Yesu Kristo ni urufatiro, niwe shingiro. Niyo mpamvu tubereyeho guhesha Imana icyubahiro, tugasohoza inshingano nkuru twasigiwe na Kristo mu mwuka w'itegeko risumba ayandi. Niyo mpamvu kuri Kristo tubwiriza ijambo ry'Imana iri tutarigoreka, kuko iri jambo ry'Imana niryo abantu bakeneye. Ijambo ry'Imana avuga ngo ubwiriza abantu ubutumwa bwiza, ubwiriza abantu ijambo ry'Imana. Nibyo tubwiriza mu gihe kidukwiriye no mu gihe kitadukwiriye.
imibereho yacu ibereyeho kugira ngo tuzamure izina rya Yesu Kristo mu kuramya kwacu. Ntabwo tubwiriza, ntabwo turamya kugira ngo tubwirize, ahubwo twe turabwiriza kugira ngo duhinduke abaramyi beza. Impamvu tubwiriza ni ukugira ngo duhinduke abaramyi beza. Icyampa uko Imana ikugejeje hano ukaba witoza uko tuzabana n'Imana mu ijuru. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mu ijuru tuzabana n'Imana iteka ryose tuyiramya. Niyo mpamvu ahangaha rero iyo waje uba waje guhura n'Imana. Ku bashyitsi bacu mwabonye ko nta korari tugira turirimbira, nta bantu dufite baturirimbira, ntabo tuvuga ngo tubaha amashyi ko baririmbye, kuko twese hamwe Imana yaturemeye kugira ngo tube ubwoko buyiramya, buyihimbaza, buyinezeza. Impamvu yatumye umwana wayo kugira ngo aze apfe aducungure ni ukugira ngo ubusabane bwacu nawe bugaruke, kugira ngo mu ijuru tuzabane n'Imana iteka ryose tuyiramya. Amen. Tuzamura izina rya Yesu Kristo mu kuramya kwacu, twizera tudashidikanya ku mbaraga z'amasengesho. Mwiri mwicaranye ngo dufite Imana isubiza. Amen. Dufite Imana yumva, dufite Imana isubiza. Niyo mpamvu twese Yesu araduhamagara, ibisarurwa usaru. Niyo mpamvu turabasaruzi. Ijambo ry'Imana avuga ngo umurima w'Imana ureze, ni igihe cyo gusarura, nimuhamagare nyiri bisarurwa kugira ngo hamagara abasaruzi mu mirima ye. Niyo mpamvu twubwiriza, twamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo dushize amanga. Kandi turifuza kuba itorero aho abantu bakura, dukuza abizera mu ijambo ry'Imana. Nta kindi gikuza abantu uretse ijambo ry'Imana. Hanze aha hari za komedi, hari ahantu abantu bagomba kujya kugira ngo banezerwe, kubera ko ijambo ry'Imana avuga ngo mu minsi y'imperuka abantu bazaba badashaka kumva iri jambo, ahubwo bashaka kumva ibibanezeza. Kandi abo kubibabwira barahari, abo gutwika barahari, babyenda gusetsa nyinshi, ariko twebwe tuzaganira ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo ridukuza. Ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bifite umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashitse afite ibimukwiriye byose, kugira ngo abashe gukora imirimo myiza yose iyi Imana yiremeye kera kugira ngo nge nawe tuyigenderemo. Kandi Yesu Kristo kuko ari we mugaba, ari we twegamiyeho, yaravuze ngo nahawe ubutware mu ijuru no mu isi, nuko mugende mu mahanga yose mubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Ngo abemera mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Nta kindi kitwigisha, nta kindi kidukuza. Yesu ubwe yarasenze aravuga ngo Data ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Iyo tumaze gukura turabyara. Niyo mpamvu dukomeze gushima Imana kubw'umurimo ukomeje kwaguka, umurimo uturenze, kuko uyu ni umurimo w'Imana. Niyo mpamvu dutangiza amatorero hirya no hino ashingiye ku ijambo ry'Imana no gukomeza guhesha Imana icyubahiro. Niyo mpamvu rero mu bihe nk'ibi twari tumaze iminsi tuganira kubo turi bo, kugira ngo tutazibagirwa, natwe tugatangira gukina za teatere na za byenda gusetsa, tugashaka kugira ngo natwe duse n'abandi bose, tugashaka kugira ngo dukore ibiratuma munezerwa kugira ngo mwuzure hano. Oya, niyo mpamvu tubisubiramo kugira ngo mwebwe you hold us accountable, kugira ngo buri gihe cyose twibuke yuko twebwe tugomba gushingira kuri Bibiliya. Ndagira ngo umbwire mwicaranye ngo naje ku gihe cyiza. Waje ku gihe cyiza, ngo waje ku gihe cyiza, kuko tugiye gutangira igitabo cy'Abefeso. Igitabo cy'Abefeso hano kuri Harvest dufata igitabo tukagenda igice ku kindi, umurongo ku wundi. It's gonna be a good ride. Ruzaba ari urugendo rwiza, kuko igitabo cy'Abagalatiya, twiga igitabo cy'Abakolosayi, twiga Timoteyo wa mbere, twiga Timoteyo wa kabiri, twiga Tito, none ubu tugeze mu gitabo cy'Abefeso. Harimo ubutunzi bwinshi. Turi itorero ryigisha Bibiliya, ryizera Bibiliya, rikabwiriza Bibiliya. Uyu mwaka twahawe n'Imana iyerekwa ivuga ko izadukoresha hambaye kurushaho, tuve mu bwiza tujya mu bundi, kubw'ubuntu bugeretse ku bundi. Ibyo ntibyashoboka tudafite ijambo ry'Imana. Ngiro mwicaranye ngo ijambo ry'Imana niryo dukeneye. Ijambo ry'Imana niryo dukeneye, ujye urikunda.
ijambo ry'Imana niryo dukeneye, niryo rituma umugore aba umugore nyamugore, mutima w'urugo utagengwa na sosiyete iri hano hanze n'ibitekerezo byayo, akagandukira umugabo we, akamwumvira, akamwubaha, akamwita umutware nk'uko Sara yitaga Aburahamu umutware. Nibwo butuma umugabo aba umugabo nyamugabo, aca bugufi, akigana Kristo, agakunda umugore we muri byose, kuko Kristo yadukunze tukiri abanyabyaha, aratwitangira, maze nubwo ingo zabaye ibibazo hakaboneka ingo zihagarariye izindi, ingo zerekana yuko Kristo yakunze itorero ry'urukundo ruhebuje rutagira akagero. Ndagira ngo rero dufate uyu mwanya dusome Bibiliya. Nababwiye ko tugiye gutangira urugendo rwiza mu gitabo cy'Abefeso, igice ku kindi, umurongo ku wundi. Iri jambo ni rizima kuko rizatwigisha, rizaduhugura, rizaduhana, rizadutesha, rizatwemeza ibyaha byacu, rizaduhanira gukiranuka, kugira ngo tube dufite ibidukwiriye byose ngo tubashe gukora imirimo myiza y'Imana yiremeye kera, kugira ngo jye nawe tuyigenderemo. Abageze mu Befeso igice cya mbere ni bane. Niba wahageze ndagira ngo dutangire gusoma. Ndagira ngo ndebe n'ikiganza cyawe niba twahageze. Abahageze, okay, abahageze ndabona ari bo benshi. Reka dutangire. Igice cya mbere, uyu munsi turasoma umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 6. Paulo wagize intumwa ya Kristo Yesu. Paulo akenshi akunze gukoresha Kristo Yesu. Turi mu Bakolosayi twavuze impamvu, bitewe nuko Paulo we yahuye na Yesu ari Kristo. Ntago yigeze ahura nawe akiri Yesu, yahuye nawe ari Kristo, ari umukiza, ari umwami, ubwo yamuhinduraga. Niyo mpamvu buri gihe cyose uzacunge Paulo ahantu henshi atandukana, ntago avuga ngo Yesu Kristo, akunze kuvuga ngo Kristo Yesu, kuko Imana yabishatse. Ndabandikiye mwebwe abera bari muri Efeso bizera Kristo Yesu. Ruvuga ngo uru rwandiko rw'Abefeso rwandikiwe abera, rwandikiwe abizera, rwandikiwe itorero, rwandikiwe abazi Yesu Kristo kimwe natwe hano. Uru rwandiko ni urwacu. Arababwira ngo ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo. Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru, nk'uko yadutoranirije muri we isi itararemwa, kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere yayo, kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo, tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo. Mwami, aya ni amagambo yawe kandi ni amagambo yuzuye imbaraga. Ndagusabye Mwami kugira ngo uyakoreshe, kugira ngo tumenye icyo wagambiriye ubwo wakoreshaga umugaragu wawe Paulo ukiyandikirira ijambo, kugira ngo turigendereho ritweze uyu munsi. Manukira kwigisha abagabo, abagore, abasore n'inkumi, kugira ngo dukomeze kwezwa n'ijambo ryawe, ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Aya ni amagambo twavugaho ukwezi kugashira, amezi abiri agashira tutavuye muri iyi mirongo, kubera ubutunzi burimo bwinshi. Ariko ndagira ngo uyu munsi tuvuge yuko kubaho mu bwiza bw'Imana, cyangwa se kubaho mu buzima turi mu bwiza bw'Imana, bidusaba kwemera kuyoborwa nayo kubw'icyubahiro cyayo. Living, we need to be committed to our life, living conscious of God's presence, submissive to His authority, and always for His glory. Hari amagambo menshi tuza kubona muri iyi mirongo twasomye, ariho ishingiro cyangwa se amahame shingiro yo kwizera. Hari amagambo nk'atatu tuza kwifuza kugira ngo tuze kumenya neza, ariko tuzamara iki gihe dusoma iki gitabo kuko kirakungahaye cyane. Ijambo ry'Imana rikunze kuvuga ngo abantu banje barashize bararimbutse kubera kutamenya. Ntago dushaka kuba bamwe muri ba bandi bari mu buyobe. Hari ibinyoma, hari n'ubuyobe. Ni hahane wumva umugore avuga ngo njyewe nkumva ngo umugabo wanje
yampemukiye ngo sinzamubabarira ahubwo ubu njye nahisemo gusenga. Wabandi ugomba guhita ugira impuhwe kuko ikibazo yifitiye nuko utagenza gute, nuko utamenya. Kuko ntabwo wajya gusenga ijambo ry'Imana rivuga ngo nuzana ituro imbere ngo ukibuka ko ufitanye ikibazo na mugenzi wawe, ntabwo ivuga ngo ituro risubiraneyo, ivuga ngo iki? Uzagenza ute? Uzarisige ugende wikiranure na mugenzi wawe. So ndamo ndavuga ngo turashaka kugira ngo tugire aya magambo tuzige kumenya. Iyo urebye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, harimo ibice bibiri byose, icya 9 n'icya 11, bisobanura gusa uko Imana hari abo yatoranije. Ngo hari amagambo tuza kuganira yitwa predestination. Predestination ni ukumenya mbere ibizaba kw'Imana, ugutoranywa mbere y'igihe ko uzaba umwe mu bana b'Imana. Ngo nugutegura, nukumenya mbere kw'Imana destination yawe, aho uzajya. Abantu babikoresha mu buyobe bwinshi, niyo mpamvu ngira ngo tuzafata uyu mwanya tuganira tumenye neza iryo jambo rimwe mu magambo azagenda tugarukaho kenshi. Uko Imana, ukumenya mbere kw'Imana ibizaba naho abantu bazajya. Hari irindi jambo tuzaganiraho ryitwa election cyangwa election, gutoranya. Ngenekereje ni ukugirwa intore y'Imana, ukumenywa n'Imana mbere ko uzakizwa. Bisobanura ko Imana yari yarabanje kugena abazaba bayo mbere y'igihe, predetermined, preordained. Bitangiye gukara bitaraza. Uribuka indirimbo twajya turimo ngo abayo yabamenye kera, abayo yabamenye kera cyane. Nukuvuga ngo nagira ngo muri iki gihe tuzamara uzaba warasobanukiwe birenze ubu buyobe buri hano hanze bw'abantu bavuga ngo noneho niba Imana yaratoranije abayo ikaba yaragennye abazakizwa, basi turirirwa tubwiriza tumara iki? Kandi Imana abazakizwa yaramaze kubamenya, yaranabatoranije. Sasa twe turi mu maki ko turi gutera waraza. Uyu munsi nimwe turimo dutangira. Uribuka mu Baroma ibice 9 ku murongo wa 11 kugeza ku wa 13, Pawulo nanone yigeze kwandikira Abaroma arababwira ngo nawe yabwiwe ngo umukuru azaba umugaragu w'umuto, nk'uko byanditswe ngo Yakobo naramukunze nawe Esawu naramwanze. Kandi babibwiwe abana bataravuka kandi batarakora icyiza cyangwa ikibi, ngo iby'Imana yagambiriye itoranya bibeho bitavuye ku mirimo, ahubwo bivuye kuri yo ihamagara. Nuko tuvuga iki? Imana irakiranurwa? Ntibikabeho. Kuko yabwiye Mose iti nzababarira uwo nzababarira kandi nzagirira impuhwe uwo nzagirira impuhwe. Uko ni ugutoranwa n'Imana ku bushake bwayo gusa, kugira ngo tuzabe intore zayo. Imana niyo yatwitoranyirije. Kono gutoranya kw'Imana. Mbere mwicaranye ngo Imana niyo yatwitoranyirije. Tuzagenda tubyiga, tuzagenda tubyumva neza. Ariko ndagira ngo banze umenye ngo Imana niyo yagenje gute? Yatwitoranyirije. Noneho kumenywa mbere y'igihe ko tuzaba abana b'Imana. So it's to determine the destination. Ubundi predestination ngo kuvuga ngo is to determine the destination. Imana uguteganya aho uzaba uri mbere y'igihe. Ibyo nabyo turabibona, niko Bibiliya yigisha. Kuko usomye ku murongo wa 5 twasomye haravuga ngo kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo. Uku kumenywa mbere y'igihe ko Imana izatugira abana bayo ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu tuvuga ngo twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri twe, ahubwo ni impano y'Imana, si no kubw'imirimo ngo hatagira uwirarira.
nagira ngo tugendane n'ukuri. Imana niyo yatoranije kandi Imana niyo yagennye aho abantu bazari, ariko nagira ngo tuzajyanirane kugira ngo tubimenye, tubisobanukirwe. Ukumenya mbere kw'Imana, gutoranywa mbere kw'Imana, abo yamenye kera yabatoranyije kera ko tuzabona agakiza. Nta muntu n'umwe wahabwa agakiza atari uwamenywe kera agatoranywa n'Imana kubw'ubuntu bwayo. Agakiza kacu ni impano, no kubasha gufata icyemezo cyo kwakira imbabazi z'Imana ngo dukizwe ni impano y'Imana. Halo, ijambo ry'Imana ngo uwizera azakiza. Abemera tubabatize mu izina rya Data wa twese. No kubasha gufata icyo cyemezo cyo kwemera nabyo ubwabyo ni impano y'Imana, ni n'ikimenyetso yuko uri muri Imana yatoranije. Kuko hari benshi mwari kumwe, wowe ugafata icyemezo abandi bakarikerenza, wowe ukicara ijambo rikabwirizwa kimwe, abo munganya ubwenge n'amashuri n'imyaka n'igihagararo bakiyangira ntibumve, ukavuga tumva nciye bugufi, nirengagije ibyo ari byo byose nakabaye kureberaho n'imyumvire yabo turi kumwe, ndaje Mwami nemeye kuyoborwa nawe. Gutoranywa n'Imana. Uribuka indirimbo twaririmbaga kera none yavuga ngo ibisiza n'imisozi bitaratangira kuremwa Imana. Abagatolika ni bakeya hano ko batari kuririmba mu bitekerezo bya. That's a fact. Kono kuri ni ukuvuga ngo ab'Imana yitoranirije kera, abo yagennye ko bazakira. Noneho tugomba kuzagenda uko tuganira ku Befeso nda tubihuza nanone na free will, cyangwa se Imana kuba yararemye umuntu ntimureme nka robo, ntimureme nka mashine ukirika igakora ibyo wayibwiye, igaha umuntu uburenganzira bwo kwihitiramo icyiza n'ikibi. So tuzagenda tugenza gute tubihuza, ariko ndagira ngo banze umenye ko Imana niyo yatwitoranirije, Imana niyo yamenye kera n'isi itarabaho, yagennye ko twe tuzaba turi abana b'Imana. Wowe ukiri n'iriya kwa Nyabingi bakiraguza, ukiri iriya hirya basogokuru wawe, Imana yari izi ku munsi umwe wowe uzaba wicaye hano, wowe uri umwana w'Imana, wowe warakira. Ntabwo ari uko uzi gufata icyemezo kurenza abandi mwabanaga ngo wowe wemere uze uce bugufi wumvire Kristo umwakirirwa kubera umwana. Nuko Imana yari yarabigennye kandi uri mu batoranijwe nayo. Nagira ngo tuganire ese kumenya mbere zaba kw'Imana, abyo twise predestination no gutoranya mbere kwayo bibereyeho iki? Icya mbere ngira ngo umenye nuko ukumenya mbere kw'Imana no gutoranya kw'Imana bibereyeho kudukomeza, gushishikariza kubwiriza ubutumwa bwiza no kuturemera guhimbaza Imana. So the predestination and election are meant to bring comfort, encourage evangelism, and elicit praise. Niyo tujya tuvuga ngo twebwe iyo turi hano yumaze kumenya gukomera kw'Imana, iyo uri mu bo yatoranije, niyo uje hano njyambwira abantu ngo mu gihe ugishoboye guhagarara amaguru yawe agikora, uyakoresha uhagarare uramye Imana. Niba amaboko yawe akizamuka yazamure, niba akanwa kakivuga kavuge, n'igihe bizahagarara amaguru atagikora uziyicarire hariya, ariko akanwa niba kakivuga kavuge, akaboko niba kakizamuka kazamuke, nikarorera kafashe kare kari hasi, umutima wawe akanwa kakivuga kaza nako nigacece kugihumeka, umutima wawe ukomeze kuzamura Imana muri wowe.
ndagira ngo wibuke amagambo ari mu Baroma 8 amwe avuga ngo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ayasobanura ko impamvu Imana yamenye kera ibizaba kandi ko abayo yabatoranyije. Urumva ko ukumenya mbere kw'Imana no gutoranya kwayo abazakizwa n'abazarimbuka bidutera akanyabugabo, biradukomeza. Nk'uko Imana yasohoje isezerano ryo gucungura abo yatoranije, ni nako izabasha gusohoza isezerano ry'uko izakora ibishoboka byose kugira ngo byose bifatanyirize hamwe kutuzanira ibyiza. Niyo mpamvu ukumenya mbere kw'Imana no gutoranya kwayo bidukomeza, bikatwongerera imbaraga zo kugira ngo tubabwire, kugira ngo abo yatoranije tuba tuzi neza yuko abo Imana yatoranije barahari. Amen. Niyo mpamvu abayeho gucika intege, n'Imana ivuga ngo ya ndacyafite benshi batari bapfukamira Bayali. Niyo mpamvu twebwe nk'abasaruzi ukumenya mbere kw'Imana no gutoranya mbere kw'Imana bidutera imbaraga. Mu minsi iri imbere turimo turategura ibiterane, nibwo tuzadutegura ibiterane bya mbere. Dukora ibiterane hanze hano, tuvuga ubutumwa, kuko tuzi neza yuko hanze aha hari abantu Imana yatoranije, icyo bagitegereje gusa ari ukugira ngo wowe ubagereho, kugira ngo babwire, kugira ngo bafate icyemezo cyo kwakira impano y'Imana, kuko bo baratoranijwe. Hari abatoranijwe bakiri hariya mu byaha, bakiri hanze hariya, icyo bakeneye nitwe ngo tubagereho, kuko bamaze gutoranywa, bari mu mugambi w'Imana, bazabasha kwakira impano y'agakiza k'Imana. Bidutera courage kuko tuzi ko tutari kuruhira ubusa. Niyo mpamvu yanteme ngunda cyane, Yesara duhamagara hatini ibisarurwa bireze uza. Iyo tumaze gusobanukirwa tuyiririmba with conviction. Nuko mbuze ryajwe nk'irya wa mu mama ujye uyitera, naribuze cyane, narishatse naryihizemo riranga, narishatse cyane, ryanze burundu. Ariko nubwo ngo uririmba with conviction, kuko tuzi neza ko ijambo ry'Imana kuri ibisarurwa bireze, abasaruzi ni bake, kuko Imana ifite abo yatoranije, ifite abo yabanje kumenya mbere y'igihe ko bazaba bayo, barahari. Paulo yandikiye Timoteyo mu rwandiko rwa 2, muribuka gihe twahasomye ku murongo wa 10. Muribuka aho Paulo yageze aravuga ngo nicyo gituma nihanganira byose kubw'intore z'Imana, kugira ngo nazo zibona agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu gafatanije n'ubwiza buhoraho. Yani kuko Paul yari yarasobanukiwe neza yuko abo Imana yatoranije, abo Imana yamenye kera, abayo barahari. It is for us to go out and do our job, kuko iby'Imana yo yakoze yabanje kubikora. Imana yirabafite yatoranije, abo yamenye uhereye kera kose na mbere isi itararemwa. They there, barahari. Bidutera imbaraga, biradukomeza, biradukangura, kugira ngo tubeho ubuzima bwemera ko Imana ariyo mugenga wa byose. Paulo yaraboshwe n'iminyururu, asabirwa igihano cy'urupfu azira kuvuga ubutumwa bwiza, ariko ibyo byose ntabwo babyamuteye, ntibyamuhagaritse, kubera ko intore z'Imana zagombaga gukizwa uko byagenda kose. Ngoro bicaranye ngo intore z'Imana zirahari. Even as the world gets corrupted, intore z'Imana zirahari. Hello. Ab'Imana yitoranirije, na hariya mu isoko wirirwa, na hariya mu biro, na hariya mu bucuruzi, na hariya mu murima,
nahariya muri buriya buryarya bw'abantu hano hanze no gucabiranya kw'abantu harimo intore z'Imana zikeneye kumva agakiza, zikeneye kumva ubwiza. Biradukomeza bikadutera gukomera no kwiyumanganya mu mibabaro yose twahurira nayo mu ivugabutumwa. Ukumenya mbere kw'Imana no gutoranya kwayo bidutera umwete wo kuvuga ubutumwa bwiza. Cya kabiri, ukumenya mbere y'igihe bizaba kw'Imana no gutoranya mbere kwayo byashyiriwe kudutera umwete wo kubwiriza. Niyo mpamvu tugomba gukomeza kubwiriza. Icyo sinjya no kugitinda, kubera ko tuba tuzi neza yuko ntabwo turi gutekaza. Bw'Imana avuga ngo nuko Yesu yaravuze ngo noneho nahawe ubutware mu ijuru no mu isi, nuko mugende. Amen. Ngiro mwicaranye ngo turagenda ko dufite uwadutumye. Ntabwo dupfa kugenda, we have a mandate. Dufite uwadutumye, kandi uwadutumye azaho yadutumye, kandi ubutumwa bwe ni ukuri. So we do it. Niyo mpamvu duhagarara tukabwira abantu ngo Imana, Yesu araduhamagara ati ni mu byuka ubu ibisarurwa bireze unsarurira neza. Cya gatatu, ukumenya mbere y'igihe ibizaba kw'Imana no gutoranya mbere kwayo byashyiriweho kudutera umwete wo guhimbaza Imana. Cya gatatu, kumenya mbere y'igihe ibizaba kw'Imana no gutoranya mbere kwayo bidutera guhimbaza Imana. Twasomye, nagira ngo ibyo nibyo bintu bitatu nshaka kugira ngo tuze kujyana, ariko nagira ngo turebe aho biri nuko twagiye tubibona mu ijambo ry'Imana. Utaza gutaha uvuga ngo ibi ni ibitekerezo by'umushumba, ahubwo ndagira ngo reba. Tugeze ku murongo wa 3 twasomye ngo iki? Abagifite Bibiliya, Bibiliya iracyafunguye. Ntabwo tujya tubwira abantu ngo ngaho noneho nimufunge Bibiliya ngo noneho ngo tubone we study with an open Bible. Bibiliya yacu ifunguye, ufite naho ushobora no kwana. Twasomye ngo iki? Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru, nk'uko yadutoranirije hehe? Murahari? Ryari kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere yayo. Impamvu Imana yadutoranije isi itararemwa, impamvu dutanduka nuko tugomba kubaho ubuzima turabera tudafite umugayo hehe? Imbere yayo. Kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo, tubiheshejwe na Kristo Yesu kubw'ineza y'ubushake bwayo, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo. Ugisoma ayo magambo uhita wumva guhimbaza Imana. Uhita usanga usoza gace urabona ngo neza kumenya mbere kw'Imana no gutorana kwayo. Ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se igenze gute? Ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Yani kumenya neza yuko Imana ariyo yitoranyiriza ubwayo bizacungura, bihita bituma ngo ishimwe. Yani Imana ishimwe kuko wenda Imana ishimwe kuko itoranya neza. Nta muntu yabanje kugisha inama, ntawe ikeneye kubanza kubaza, ntawe ikeneye kubanza gukonsulta kugira ngo nawe iguha agakiza. Iyo igira bibaza wenda abenshi ntabwo twari kuba turi hano. Abo yari kubaza bari kuba turiya uko uzi umuryango wabo bariya. Ariko Imana ishimwe muyimhera amashyi, kuko yo ari nayo se umwami wacu ishimwe, kuko niyo yadutoranije, niyo yagennye neza, niyo yabigennye ubwayo itagize uwigisha inama. Abanzi bacu ntibakatwifurije agakiza, ariko nibashake baguguna amenyo kuko ntizababaza. Hello?
ngira mugenzi wawe ngo Imana ntawe yabajije kugira ngo igize. Yamaye agakiza kayo yani kandi yari inzi. I should tell people, Imana burya irahamba. Imana yemeye kungiza nanjye kandi nzi ko ndi mafene w'amafuti, ariko Imana impa agakiza kayo ku buntu. Hello, wenda yiza kuvuga ngo mu rugo nzayenda toranya bangahe, wenda ikaza kubaza bati uyu ni mafene wapi, ikirize runaka niwe nyumvira, ariko Imana muyimera amashi nta bibanza kubaza. He has not consoled anyone. Ku murongo wa 6 haravuga ngo kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagayo bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo. So ukumenya ibizaba mbere yuko biba kw'Imana no kuba Imana ariyo yitoranyiriza bibereye kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe. Yandi tugera tukaririmba ngo ndashima umusaraba, ndashima yamvanziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Iyo ni inspiration yo kuba warasobanukiwe bati ndashima umusaraba, ndashima kuko iyo hataba ibyo, iyo hataba kuba Imana yaratoranije. Niyo mpamvu n'igihe umuntu yakoze icyaha agatandukana n'Imana, kuko Imana ibyo yavuze no kuba bigomba kuba, kuko aba yatoranije bagomba gucunga uko byagenda kose, byatumye izana umwana wayo kugira ngo apfe n'urupfu rubi rwo ku musaraba kugira ngo nje nawe dukizwe. Niyo mpamvu iyo tubimenye, iyo tubisobanukiwe ko ari yitoranya, itarebye ku nzira wabanje kunyuramo, itarenze ku myanda wibanje kwivurugutamo, turavuga ngo ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu, because I didn't deserve it. Ntabwo nari mbikwiriye, nta nubwo nashoboraga kubigura. Ngiro mucyaranye ngo nubwo wambaye neza ntago washobora kwigurira agakiza. Mubwire ngo sinzi n'ibiciro bifite muri konte no mu mufuka, ariko ntago washobora kugura agakiza. Dushimira Imana kuko yadutoranirije kuducungura no kuduhera mu mwana wayo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Rimvuga yandirimbo turimba ngo mu magana menshi y'abanyabyaha yandoranije mu ngombisho, none mu mutima wanjye huzuye ishimwe nshimi. Amen. Nigitangaza iyo tumenye ko ukumenya neza ugasobanukirwa neza ugutoranya kw'Imana mbere, ukugambirira kw'Imana ukumenya mbere, bituma tuba n'igitangaza kuko ntawe agakiza kubu. Gusobanukirwa kw'Imana yateganyije na mbere uhereye kera kose kwizaducungura, kandi ko ari ubwayo yitoranyiriza abo yihitiyemo, bidutera kwishima no kwihimbaza kuko ntago twari dukwiriye agakiza. Twarabo kurimbuka kubw'ibyaha n'ibicumuro byacu, kubimenya bituma dushima Imana tukayihimbaza. Hari uwabimenye atera indirimbo ijinanira kuririmba cyane, reke nziza cyane avango mbega ubuntu butovugwa bwankuyeho rubanza, ntacyo nari kuzokora ngo nemerwe n'Imana. Nta ndirimbo twaririmbye uyu munsi ivuga ngo umutima ukomeretse utari womorwa, ngo ikiganza cyatobowe nicyo cyonyine cyawomora. Ivuga ngo iyo umutima uremerewe kubw'icyaha wakoze, ngo hari isoko imwe gusa y'amaraso yawoza ukerade. Ngo ayo maraso ni aya Yesu, na cya kiganza nacyo ni iki, na wa mutima w'imbabazi nyinshi nawo ni uwa Yesu Kristo. Amen. Ukumenya, ugusobanukirwa gutoranywa kw'Imana, ugusobanukirwa kw'Imana yagennye aho tuzaba mbere y'igihe.
bituma tubaho ubuzima twumva dushaka kubaho ubuzima bwo kwemera kuyoborwa n'Imana, ubuzima bwo kuba mu bwiza bw'Imana, ubuzima bwo gukiranukira Imana, ubuzima bwo kugambirira kugendana nayo. Maze aravuga ngo hashimwe Imana ari nayo se w'umwami wacu Yesu Kristo, yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Imigisha yacu yo mu buryo bwose Imana yiduhera mu mwana wayo Yesu Kristo. Imana yaduhaye imigisha, Imana yatugiriye ubuntu ntawe ibanje kubaza, Imana yadukunze urwo tudakwiriye. Turi abanyamugisha muri Yesu Kristo, twatoranijwe n'Imana ntawe igishije inama, nta n'ikishingiyeho. Ihitamo ubwayo kutugira neza, itugira abanyamugisha. Ngiro mwicaranye ngo turi abanyamugisha. Ubwire ngo hanze ya Kristo nta mugisha uhari. Mana yaduhereye muri Kristo imigisha y'amahoro, umunezero n'ibyishimo, imbaraga n'ubushobozi, uburinzi bwayo bwa buri munsi, ukugaburirwa nayo. Ibyo dukeneye byose tubibonera muri Kristo. Ese yamuduhaye yabuzwa n'iki kumuduhana n'ibintu twifuza? Muri Kristo ntabwo tuboneramo imigisha hano ku isi gusa, ahubwo yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Si ubutunzi bwo mu isi gusa, ahubwo muri Yesu imigisha yose yo mu ijuru ni yacu. Ibyo dukeneye byose ngo tubeho ubuzima bw'umwuzuro iteka ryose tubibonera muri Kristo. Muribuka igihe twari muri Petero igice cya kabiri, Petero wa kabiri ku gice cya mbere ku murongo wa 3, murahibuka igihe twasomye ngo kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana. Umurongo murahibuka twasomye muri Petero wa kabiri igice cya mbere ku murongo wa 3, haravuga ngo kuko imbaraga z'ubumana bwayo, avuga kuri Kristo, kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana. Ibyo ni ibiki? Ni ugucungurwa, ni ugutsindishirizwa, ni mwuka wera, ni ukwemerwa tutabikwiriye. Byose tubibona muri Yesu Kristo. Iyo niyo migisha yo mu ijuru. Ibyo ubwabyo byakabaye biduteza guhoza ishimwe mu kanwa kacu. Jambo rimwe aravuga ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka, ntibibagirwe ibyiza yatugiriye byose. N'ahandi umuririmbyi ageze aravuga ngo ayiwe ngo mbisobanure nte, ibyo yankoreye birakomeye, ese ndi muntu ki ngo nyiteho bigezaho. Maze azamura amaboko aravuga ngo shimwa Mana nziza, shimwa Mana nziza, shimwa shimwa. Twebwe bantaho nikora, twebwe abanyabyaha, twebwe twari abanzi b'Imana, twebwe twari abanga Imana, tukiri ababeshi, indyarya buryarya, ibisambo busambo, inzimuzi z'amagambo, abajura biba abantu bakiba n'Imana ibyayo, abanyabugugu, abahehesi. Ariko Imana iradutoranya mu magana menshi y'abandi banyabyaha, na mbere yuko tubaho, kandi yari ituzi neza. Ngiro mucyaranye ngo Imana ni nziza yo yakubabariye ikuzi. Buriya ni byiza iyo uhuye n'abantu ku cyumweru, kuko kumwera abantu baba basa neza, bambaye neza, bameze neza, baseka. Yesu ashimwe. Ushobora no kumwibeshyaho ukagira ngo ni umuntu, kumbe sinzi. Ariko reka nkubwire, Imana yatubabariye ituzi. Imana niyo itangiye imbabazi. Yesu bamuzaniye umugore basanze asambana, arangije arabaza ngo muri mutarakora icyaha ninde? Ariko abantu bose Yesu yazaniye arabwira ngo genda ntukongere gukora icyaha. Agira ngo mumpere Imana amashyi kuko yuzuye ubuntu n'imbabazi. The election, twaratoranijwe. Ndagira ngo nsoza ntiwibagirwe, reba ku murongo wa 4 twavuze ngo iki? Ngo nk'uko yadutoranirije muri we isi itararemwa, kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo. Twatoranijwe kubw'umugambi w'Imana wo kuducungura no kuduhindura abera imbere yayo, kugira ngo tubashe kubaho ubuzima buramye Imana. Twavuze kuri election, tuvuga kuri predestination, ndimo ndasoreza kuri adoption.
adoption murayizi. Adoption niyo twavuze ngo kubera iki. Iraba ku murongo wa 5 twavuze ngo murongo wa 5 bavuga ngo kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo. Niba biri yari yawe hasurinye bahara amagambo atatu uragomba gutahana. Wani theology rero barabumva ngo bagiye kwiga za theology ni za PhD twagiye twiga. Pastor Joel yatangiye PhD ndashaka ko twayirangije ntabi nibyo ngibyo bwo mwese byo twiga imyaka myinshi mwebwe murahita mubimenya mu munsi kibwirizo kimwe. Hello no kuvuga ngo ura murongo wa 6 ufite theology twita adoption. Imana yatugize abana. Hello Imana yagenje ute yatugize iki? Turi abana b'Imana, turi urubyaro rwayo. Abo twari kumwe mu Bagalatiya muribuka ko twasomye bavuga ngo abiringira kwizera nibo rubyaro rwande rwa Aburahamu. Abadasobanukirwa ijambo ry'Imana nibo baza kubeshwa na babandi bagenda n'udutabo. Temubaze bamwe bagenda n'udutabo bamwe bakubwira ngo mu ijuru ntago uzajyayo kubera ko wowe utari wo mu rubyaro rwa Aburahamu. Nuko baba batarasomye iki ijambo ry'Imana. Yaduhinduye iki? Abana bayo. Ngo yagenje ute ngo kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo. Ngo kubera iki? Kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo. Ndagira ngo nusoze. What is the implication? Ibyo byose twaze kuko yo litoroje turimo twiga. None bisobanura iki mu buzima busanzwe? Niki tugiye gutahana muri iki cyumweru? Ni turagenda tumenye what is this? Okay, watubwiye ko Imana yagambiriye kera kose aho abantu bazajya. Watubwiye ko Imana ariyo yatoranyije abantu abo izacungura bazakizwa, kandi utubwiye ko twagizwe abana b'Imana. Iyo tugizwe abana b'Imana none se biti umva kuba twaragizwe abana b'Imana. Itorero turi umuryango. Ngero mucana ngo itorero turi umuryango. Kugirwa abana b'Imana bidushira mu muryango w'Imana. Niyo mpamvu hano twifuza kuba itorero ryawe n'umuryango wawe, itorero ryanje n'umuryango wanyu. Niyo mpamvu abari muri Kristo by'ukuri batari mu idini nta nshike yagombye kubirimo. Nta muntu utagira kivurira wagombye kuburimo, kuko ibyarangaga abagizwe abana b'Imana iyo usomye mu byakozwe n'intumwa nuko babanaga ubuzima bwa buri munsi, basangiraga ibyabo. Abashitsi niba baje barabasaranganyaga buri munsi, akabajyana iwe undi akabajyana iwe, bakabagaburira bakishima. Niba umuntu ishati ye itangiye gucika amaze kuki udafite akazi, ntabwo uzi ko kanaka ari gutanga akazi, ngwino nje kujyana yo nje ndamuzi mvugane nawe turebe ko wabona akazi. Ibibazo by'abantu turi umuryango. Ariko nyine ntabwo tukiri inshike, ntabwo tukiri abatagira shinge na rugero, ntabwo tukiri bantaho nikora, ntabwo tukiri bambarimo mbazi, ahubwo turi umuryango w'abana b'Imana. Ntabwo tukiri babatumanyeho, kubera ko twebwe ntabwo bazatumanaho gukora ibi, bazatumanaho kugira ngo duhurize hamwe dufatanye. Ubwo n'imbere babaga batumanyeho kugira ngo bakugirire nabi, babaga batumanyeho kugira ngo bakurwanye. Ariko abari muri Kristo Yesu iyo batumanyeho batumanaho kugira ngo bahuze imbaraga. Ariko nyine dufite bashiki bacu na basaza bacu mu muryango, na ba marume na ba masenge. Ariko nyine kuko turi umuryango kandi tukaba tukiri hano mu isi mu muryango, ntihabura ba marume bamwe na bamwe bananiranye. Hari umuryango utabagira, kandi nta n'umuryango ubura ibigoryi. Nta n'isoko ritagira umusazi waryo. Halo, hari isoko ritagira umusazi. Ariko kuko turi umuryango, na bya bigoryi ni ibigoryi byacu, na bya bisazi ni ibisazi. Burya ikintu kibi ni ugusarira mu soko ritari ry'iwanyu. Halo, abagiye mu soko ni bande? Buri soko rifite umusazi wabo, aratambuka. Ahantu twari dutuye habaga umusazi witwa Rwinyereri.
yaratambuka abantu bose babaga bamuzi niba kuko buri soko rigira umusazi wabo. Aranyura mu mineke bakavuga ngo dore ngicyo hari undi bahano ugende bagahita bamuhereza umuneke. Bagahita ari gusarira mu soko. Uzaje gusarira muri Kabumba uri umusazi wo kuri Mahugu. Na wa musazi wahazagutera amabuye. N'umusazi wahazakwaho kosa turi umuryango. Ngiro mucanye ngo turi umuryango. Kandi umenye itorero ni ibitaro. Halo. Kandi umuganga wacu ninde? Ni Yesu Kristo. So mu bitaro, mu muryango, mu bitaro haba harimo abari kuri mbomboni, burya ntinya ibitaro, ntinya kujya mu bitaro. Ariko ntimubimenye ni ibanga. Ni ibanga, ni ibanga. Mu bitaro haba harimo abari kuri bomboni, wahagira ukumvira haba harimo abari kuri oxygene. Mu bitaro haba harimo ababazwa amaguru bamanitse hejuru kubona harimo wagira ngo ni nka za antene bashizeho kabona biteye ubwoba cyane bamanitse amaguru hejuru y'uburiri. Uri kubabona? Mu bitaro haba harimo abarwaye bari kujya bari kuri sonde. Mu bitaro haba harimo abaje kubonana no mu bitaro haba harimo abaje no kwipimisha isukari gusa. Ngo kandi ngo ibi biro ngo banza kandi nta nahantu ndi kuribwa ariko bakamerera nabi ngo dore ibiro bikomereye nabi ngahora ndi kujya kwa muganga kwipimisha nagira amahirwe bakambwira ngo isukari iracyari sawa ngo nta tension ngo nta kinga atandiko ndi muri kureba ko mvuyeyo. Mu bitaro turwaye mu buryo butandukanye ariko uko byagenda kose turi umuryango kuko twagizwe abana b'Imana. We are a family. You belong here. Iyo tuvuga ngo turabakunda, iyo tuvuga ngo urakunzwe, ntabwo tubivuga as a slogan. Turabivuga bivuye ku mutima. Turabivuga tubakunda koko. Turi umuryango. You are family. Turabana b'Imana. Turabiki? Turabimana. Ngiro mwicaro ngo turabimana. Ntabwo turabubonetse hose turabimana. Imana si mwabisomye se? Ku murongo wa 5 mwabisomye. Ngo yagambiriye kera kubwo urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo. Yishaka yari kugambira iki? Twebwe turabimana. Ntago turabacu ngo twigenge turabimana. Ikindi cyane tugomba kumenya nuko kuba turi abana b'Imana, twaragizwe abana b'Imana, dufite uburenganzira ku by'Imana kuko twe turabana mu rugo. Hari abantu ubona ugasanga rigenda boroga waramutse naramutse nyine bonaga bari umukristo uramenya bari umwana w'Imana. Parce que twebwe turabana b'Imana uko byaba bimeze kose twebwe dufite uburenganzira mu rugo rw'Imana kuko twebwe ngo nta n'icyatuvuvunyura mu biganza by'Uwiteka. Twebwe turi icyanya, turi intama zo mu cyanya cye. Dufite uburenganzira ku bya data. Ngiro mucaranye ngo dufite uburenganzira ku bya data. Kuko tuzaraga ubugingo buhoraho kandi tukiri mu isi turi abanyamugisha. Ngiro mucaranye ngo ndi umunyamugisha ngewe. Niba shaki wanyu baravuze ngo muri abashingwe ngo mutera umwaku. Hari umugabo yari mu wanyu wa sogokuru bavuga ngo ntago ariko nje najagayo baravuga ngo atera umwaku. Bamubona bakiruka ngo bafite baramubonaga yitwa Rwakarenga baramubonaga bakiruka ngo atera umwaka ngo umusuhuje mu gitondo ngo kaba kakubayeho. Baba bagiye guhura ibishimbo ngo ugize umwaka akahagera ngo biratuba. Ariko abantu badasoma Bibiliya cyangwa ni njye nyine kubanza ni njye nyine babaye mu cyaro. Abandi bashaje nkanje babaye no mu cyaro, abandi nanugo bazi no guhura. Abandi bumvisha ibintu bijya kumera nkiba niba rigeze kumva ibintu bijya kumera nk'ibyo zamura ikiganza turebe. Manza turi benshi turakabije kuba benshi. Bakumubona bakirwa kugira ngo nahagera ngo ibishimbo biratuba. Uri kubyumva? Ariko twe turabanyamugisha. Mwiri mucyango turabanyamugisha. Ntago dutubya turatubura. Turabanyamugisha. Kuba yaratugize umwana akadukunda. Itorero rirakunzwe kandi rirasabwa gukundana. Iyo tuvuze ngo urakunzwe parce que ngo kuko yadukunze urukundo rutagira akagero akatwiyegereza. Kandi Yesu yaravuze ngo nimunyigireho
kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Ngero mwicaranye ngo urakunzwe. I mean, you're loved. You're loved. Isiri hano itwereka ko turi ba mafene ntacyo tumaze. We are loved. Twebwe turakunzwe kandi turasabwa gukundana. Ntago tubivuga as slogans. Impamvu tubivuga nuko it's convicted. Biraturuka ku kuba tuzi ko Imana niyo toranya, Imana yagambiriye uhereye kera kose, kandi twebwe twagizwe abana bayo. So you love. Akazi kacu ni kukwibutsa na wa wundi wihebye urakunzwe. You loved. Bashobora kuba utuye ahantu hari umuntu abantu benshi kunze yakoze n'amakosa nibwo se byagenze ngo ngenye nukunzira bagira ngo ubwire ngo urakunzwe. Ntago abantu bose bakuzira. You loved kuko ukunzwe n'Imana. Itorero turabanyamugisha ngo Imana yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana b'Imana kubw'ineza y'ubushake bwayo, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo. Turabanyamugisha kubw'ubuntu bwayo, turabanyamugisha kubw'ineza yayo, kubw'umugambi wayo wo kutugira abana bayo. Turabanyamugisha kuko byateguwe kera n'itararemwa ubwo Imana yahitagamo kuduha agakiza. Icyo dusabwa gukora ni ukubaho ubuzima buhimbaza Imana muri byose. Reka dusenge Imana. Mana data wa twese, imitima yacu irakunezerewe. Urakoze kubw'ijambo ryawe, urakoze kuko turi abana bawe bwite. Urakoze kuko wagambiriye uhereye kera kose kubw'ineza y'ubushake bwawe kudutoranya mu magana menshi y'abanyabyaha. Warakoze kuko waduhinduye abana mu rugo, abaragwa b'ubwami bwawe. Muri uyu mwanya rero turagushima. Niyo mpamvu tugiye no kubihamya, tugutura amaturo yacu, tugukiranukira mu byo watugiriye byose, ndetse tunongera kuririmbisha akanwa kacu gukomera kwawe. Turi abanyamugisha, kandi kuba abanyamugisha kwacu byateguwe nawe. Dufashe Mwami kugira ngo abahuye natwe babone umugisha uturuka kuri wowe. Dufashe Mwami kugira ngo uduhe, kugira ngo natwe tukubera amaboko, tukubera amaso. Abo wagambiriye kugaburira ubagaburira udukoresheje, abo wagambiriye kwambika ubambike udukoresheje, abo wagambiriye kugirira neza ineza yawe bayituboneremo, abo wagambiriye guhumuriza Mwami uduha amagambo akwiriye kugira ngo abatugezeho bahumurizwe nawe. Tuguhaye amashyi kuri Imana yacu mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.